Dore rero uko tubona ukuntu isi yayobejwe. Umva bavuga ngo hagiye kuza amakuba y'imperuka, ariko nta na rimwe ujya wumva abantu bavuga ayo makuba azaterwa n'iki. Reka nkwereke rero ikizayatera. Amakuba y'imperuka azaterwa n'iki? Niki kizatera amakuba y'imperuka mu bihe biri imbere? Nta kindi ni ukuri kuri gusohoka hanze kwerekeye ubwoko bw'Imana, abantu b'Imana nyabo ni bande. Uko kuri gusohoka hanze, kuri kwiruka cyane, niko kuzatera amakuba y'imperuka. Kandi ubwo bwoko bw'Imana n'abirabura banyazwe bakwa kiriya gihugu cy'isezerano mu bihe bya kera, hashize imyaka hafi 2000, abantu barabeshywe bazi ko byarangiye. Ariko uko kuri kuza hanze, nikumara kujya hanze rero kumaze kugera mu bantu benshi cyane, nibwo Satani azagira umujinya yerare mu bantu, bizaba nk'uko jenoside yabaye. Niko kuri kuzatera amakuba yo mu bihe bya nyuma utajya ubwirwa. Kandi ushakisha kuri hanze, kuri kwiruka ku muvuduko w'urumuri, ariko weho nimusinziriye ntabwo uzamenya ibijya mbere. Reka turebe rero. Imana ijya gutuma abantu benshi bamenya ukuri kw'ibintu byose babeshywe. None ukuri kumara kujya hanze, nibwo abantu bose bazamenya uri ku ruhande rwa Satani n'uri ku ruhande rw'Imana. Bizagenda gute rero? Hazaba ubwoba cyane, hari ibinyoma bikabije, nk'uko bigenda iyo habaye jenoside. Jenoside buriya kugira ngo ibe, hagomba kuba hari impande ebyiri. Hari abantu baba bica n'ababicwa. Kubw'ibyo rero, Imana igiye kwerekana ubwoko bwayo nyabwo. Ibinyoma byose abantu babeshywe bijye ku mugaragaro. Noneho bivuga ngo abari ku ruhande rw'Imana bazajya aha, abari ku ruhande rwa Satani nabo bazajya aha ngaha. Kubw'iyo mpamvu rero, bantu bumva ngo hazaba ijyanwa mu ijuru, abantu badapfuye ngo bahite bagenda, icyo ni ikinyoma cyambaye gusa. Biriya bintu babeshye ngo mu minsi ya nyuma ngo hari abantu bazahita bajya mu ijuru ngo badapfuye. No, biriya ni ibinyoma, kuko hari abantu bazajyanwa mu ijuru nyuma, ntabwo ari imbere. Yes, abantu bazajyanwa mu ijuru nyuma, ntabwo ari imbere. Nuva rero ngo abavuga ngo bazagenda mbere ni ikinyoma, kuko Imana mu ijambo ryayo iratubwira ngo mwihangane kugeza ku munota wa nyuma, kuko abazihangana kugeza ku munota wa nyuma nibo bazagera gute? Bazakira, bazakizwa, kubera ko bihanganye kugeza ku munota wa nyuma. Ni ukwihangana rero, ukamenya ibijya mbere, ukitegura, ukamenya ukuri nyakuri, kugira ngo uzabashe kwihangana kugera ku munota wa nyuma. Naho ubundi utazi aho ibintu bijya, ntabwo ushobora kuzihangana. Reka turebe rero, ni iki kizatera amakuba y'imperuka y'ibihe bya nyuma? Ikizayatera ni iki? Nta kindi, ni ukuri. Abantu bahishwe, kuko Kristo akiri hano. Kristo yari umwirabura, none so yarabirabura, ariko Abaroma bamaze kubatsinda, bamaze gutsinda Abisiraheli, bamaze gusenya Yerusalemu muri 70. Yerusalemu ikwimishwaho ijya muri Afurika. Bamaze kujya muri Afurika rero, abazungu bazanye inyigisho z'iyozabwonko, basanga abirabura muri Afurika baboza ubwonko, none abandi babajyana mu bucakara muri Amerika. Imyaka irahita, imyaka 1000 irahise. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo ku Mana umunsi umwe ni imyaka 1000, imyaka 2000 irashize. Ni ukuvuga ngo ni iminsi 2 ishize gusa. Abantu b'Imana birukanwa i Yerusalemu bagakwira imishwaro bakajya muri Afurika, abandi bakajyanwa mu bucakara muri Amerika. Ya myaka iminsi 2 irashize, iminsi 2 irashize, abantu batangiye kumenya bari bo. Uko kuri rero kuri kujya hanze kwihuta, sinzi ko ubizi weho, wowe n'utabizi ubwo nyine kandi ushakishe, ko nicyo kintu gifite agaciro ngo kumenya ukuri kujya hanze muri no minsi. Gushakisha ukumenye, none uko kuri rero kuba kuri kujya hanze cyane ku muvuduko, nibyo biri gutera ubwoba Satani. Satani rero kugira ngo agukumire gukora zabigenza ati, agomba kuzakoresha icyo twita mob, mark of the beast, kiriya kimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa rero nicyo kigiye kuzaza kugira ngo cyerekane uri ku ruhande rwa Satani n'uri ku ruhande rw'Imana. Ni ukuvuga ngo abazafata ikimenyetso cya Satani 666 cyangwa uko kizaba kimeze kose, bazaba biyemeje kujya ku ruhande rwa Satani bidasubirwaho. Abandi rero tuzacyanga, tuzaba turi ku ruhande rw'Imana. Ni ukuvuga ngo kiriya kimenyetso nicyo kizakemura impaka ku muntu uzaba wiyemeje kuba Satani, cyangwa se kubera kubwoba ibyo ari byose bizatuma ugifata.
nuzacyanga azakomera ku gakiza kakavuga ati njyewe nemeye no kuba nahatuza ariko mpagarare ku Mana ko nzi ko n'ubundi mubiri ni upfa wonyine, roho ni ipfa ikijya mu ijuru. Kubera ko abantu batabizi ariho bavuga muri Hosea 4:6 ko abantu b'Imana barimbuka kubera kutamenya, bamwe bazagira ubwoba bahita bajya kurande rwaki wa Satani bafite ikimenyetso, ariko abazi ubwenge bari mu kuri bakwiga umunsi ku munsi bagushakisha nta kimenyetso uzafata. Ntacyo tuzafata, ni ukuvuga ngo ni ukuzanamba ku gakiza, ukemera kunamba ku Mana aho kunamba kuri Satani. Rero ni gute? Hari intambara zivugwa, hari ukuza kwa Antikristo, hari no gusubizwa mu gihugu cy'isezerano Imana yadusezeranyije. Intambara zaratangiye, ubu ni intambara ya Ukraine n'Uburusiya, iriya iri mu ntambara zibimbura intambara zizaba. Antikristo we niwe azaza nyine yita Kristo kugira ngo ayobye abantu, avuge ati ni njye wayoboye. Ibyo byose kubizi ukitegura mbere ukazaba ubizi, ntago bizakuyobya, ahubwo uzakomeza mu gakiza kawe, kuko tuzi ko gukusanywa kw'Imana kubwoko bw'Imana kuzaba nyuma gukozwe n'Imana ivana abantu bayo mu mpande enye z'isi. Bizakorwa n'Imana, nta muntu uzabikora. Ntabwo ari Antikristo, ntabwo ari system y'isi, ntabwo ari umupapa bari abiroma ngo bazabikora. Nta muntu ufite uburenganzira n'ububasha bwo gukora kwegeranya abantu b'Imana ngo abashyire mu gihugu cy'Imana. Hari ukuri kwinshi guhishe, benshi bazakubona batangare. Yeremiya 16:19 bazajya bavuga bati bose twarabeshywe, twahawe ikinyoma ho umurage. Niko abantu bose bazareba bakwe hasi babone ubwoko bw'Imana batangare. Biraje, ntago ari kera, biraje. Uko kuri rero kuri kujya hanze niko kuzatuma haba amakuba y'imperuka. Komera ku gakiza kawe rero, ukenyere, ukurikire Kristo n'ubuzima bwawe bwose, n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, byose nzi neza ko Imana izabikunyuzamo ukahanyura amahoro, kugira ngo wambikwe ikamba ryawe ntihazagire uri kuvanaho. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.